Mwiriwe neza. Amakuru. Imeze neza. Hey. Mwiriwe mabuja. Oh, asa niwe manenge. Ngewe. Ariko narakubujije ngo ntukanyite mabuja. Ujye unyita mama. Kubera yuko nemeye kukubera umubyeyi mwiza. Nubwo ntamera nka mama wawe wakubyaye, ariko nemeye kuzakubera umubyeyi. Mabuja, ngiye mfite ikibazo. Ubwo urashaka ko nyita umwana wawe utarigeze ubyara ko? Birashoboka. Ibyo bintu si birashoboka. Birashoboka nakubera umubyeyi kandi nawe ukambera umwana. Kandi narabikubwiye ko nabyiyemeje. Rwose? Nibyo rwose manye. Ibyo bintu rwose urimo kumbwira ntabwo byashoboka. Oya birashoboka. Birashoboka gute? Oya birashoboka. Kandi narabikubwiye. Ukambera umubyeyi? Narabyiyemeje. Nzakubera umubyeyi kandi mwiza. Nubwo ntamera nka mama wawe w'umubiri, ariko nzakubera umubyeyi. Maze nawe uzambera umwana. Mabuja. Aha. Sawa. Ariko rero aha. Manini. Enda hano. Agafoto disi karanyibukije. Ifoto we nayo inyibukije byinshi kabisa. Aha ari kuri Saint Valentin twasote tumeze neza. Harya umugabo wanjye baramutwaye neza pe. Pas possible. Ntabwo uriya mugabo nakwemera kumugomba nanjye naramukundaga. Ariko manini ndamwizera azabikora neza. Ahubwo reka ngerageze mpamagare Pierre ndebe ko wenda kimfitiye agatima wasanga yakwemera kungarukira. Mwana wanjye manini. Hari icyo nshaka kukubaza. Kandi umbwize ukuri wirinde kumbeshya. Hari ibyatsi wazanye mu cyumba cyacu? Cyumba cyane? Ibyatsi? 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 Oya. Ese ubu urambura mu cyumba cyane? Ngewe n'umunsi none? None se kuzi yuko abana baba bagiye ku ishuri nabibazane. Hari undi wirirwa ahangaha? Hoya mbwira humura nta kibazo mbwira. Oya. Ntabyo nzi. Ntabyo nzi. Ko ni wowe cyangwa umugabo wawe? None se Kiko najya agera mu cyumba cyanyu? Umva nkubwire mwana wanjye. Umva nkubwire. Urumva? Mbese unteze amatwi? Ndi kumva. Muri Luka umurongo wa 17 ibice 17 umurongo wa mbere. Rukongo ndamureba. Yego. Haravuga ngo nta kizabuza ibisitaza kuza ariko ubizana azabona ishyano. Ngoruka mwanditse ngo iki? Ko azabona ishyano. Kubona ishyano. Ngo ibisitaza. Aha. Niyo ntabyo nzi byose ngibyo. Ngibyo subwo. Halo? Halo. Ngo ni wamenye. Ubuse Suzana kakanyura mwibagiwe. None se kuri iyi shuri urimo kwifuza iki?
ngo ndashaka iki ariko abarokore murasetsa kweli ndashaka wowe urashaka njyewe ariko si uzatubyumvikanira sinakubwiye ko ntakeneye gushurashurana nawe sinabikwiyamye koko ubu koko uragira ngo uzantanye n'umugore wanjye twikundanira Vestine oya ndakwinginze ibyo watekerezaga byose birekeraho sibyo erega ibyo uvuga ndabyumva ariko ushatse wahumuka pe kuko uwo mugore yaguhumye amaso neza neza kandi bivuga ko ngiye mfite n'amafaranga menshi pusi oya ayo mafaranga yawe yigumanire nta ntandukanya n'umugore wanjye ayo yigumanire rwose ndakwiyamye kandi unshingukire mu buzima shari ni karibu ku meza sanda okay cyo kubyenda kuvugisha mu kanya nara amafaranga yanjye ntiyakeneye kira nankute cyo gatsindwa n'Imana suki nkupiki reka nihamagarire ngewe nihamagarire Vestine mubwire ko nshaka kubasura ndebe ko ibi bifuriza byatangiye kubageraho Sheri ndabona gatoya manzi ngiye muri dushe ndakora kwa banda itazi okay nta kibazo Allo? Oui, Vestine. Muraho neza. Bravo. Suzanne. Ubu se ko ni muri quartier y'iwanyu hano hafi. Mwaba muhari ngo bageraho mbasuhuze ko mbakumbuyera. Ni karibu cyane rwose. Ahubwo bwira wa muhungu wankingure n'ubundi nanigeze ku rupambu. Reka nze mubwire. Ndaje mubwira gukingurire. Manigi? Jya gukingurira Suzana ari hano hafaje kudu. Ujye gukingura Suzana? Ubu ari ku gipangu. Ariko reka nze gukingurire. Nigiwe bitese. Muraho neza. Amakuru se? Nimeze. Iminsi myinshi. Myinshi cyane. Ase nk'ubu ngubu uje kugira ute koko? Ivugishwe nk'ubu uje kugira ute? Cyo kugira nise ko wambwiye ko udashaka kubarindagiza cyangwa ngo barangize. Reka abantu n'abantu. Cyo kubyikorera. Uje kubyikorera? None Nukuri abantu n'abantu beza rwose. Mbabarira rwose abantu n'abantu beza. Nje baranyakiriye. Naje ndi umukozi. Ubu bangize umwana. Wambabariye koko. Nje rwose ntabwo nabishobora. Wakwihanganye ntubice. reka ngenda byikorera. Ese nta mitungo yawe bafite? We nta mitungo yawe bafite? Nyine barayifite ariko. Ubu rero bose ngo gukorera ngo ni impuhwe. Ntago ari impuhwe, ni imitungo yawe bafite. Ariko barasezeranye. Baramaze. Jese ntabwo uri umugabo ngiye yanyishije ko azanshaka. Reka wibuke ko namwe twakunye kuva tukiga mu wa kabiri segonderi. Mu wa kabiri segonderi? Tugeze mu wa gatandatu atangira kuvuga ngo urumva atakinkunda ngo yikundira Vestine. Utekereza ko ngiye nishimye? Cyane ko cyakirwa gikunda. Ntabwo nyikunda pe. Baradira ko gifite reka gifite imitungo. Afite imitungo? None nanjye reka ndayikeneye sasa wowe reka nyine tugende tubirangire ko yagahunde ni ngenda ariko uzama amafaranga. ni karibu. Karibu. Vestine muraho. Aho cyane. Ni karibu. Sinashaka. Ariko urabyibushye wa. Ngana. Reka twatwariye. Ni karibu. Cyane rwose. Tuba twariye no. Sumana ngana nawe. Ese mbana ari iki wa? Akada. Wowe wari ugahita ushyiraho deseri y'urukundo. Reka karumiwe. Ihangane inka zimamagare na sheri. Muhamagara nawe nari mukumbuye. Sheri. Ku meza uzi ko
abashyitsi bahageze. Sawa. Muraho Suzana. Naho neza. Esa shimwe. Yesu ayimbaza. Nde utambaza amakuru se muramperuka. Twaherukana gase mu kanya kuri telefone. Se buramuye ubona kuri telefone baba bavuganye neza. Okay, mureke dusenge dushimire Imana hanyuma tujye kumeza. Turagushimiye Mwami ko waturindiye umushyitsi wacu mwiza w'umugisha kandi tugushimiye duhaye ubihumanure umugisha bigwe neza imibiri igiye kubyakira ariko n'ubugingo bwacu komeze kubwitaho mu izina rya Yesu. Amen. Nanjye ntabwo naryo ariko njye ntabwo ndi buryo Kubera iki? ndumva ntameze neza ndumva nameze neza rwose ntabwo ndi Ibintu ni ibiki koko? Mama wiye. Icyatsi mu biryo se. Mama ni ibi bintu ni ibiki? Ntibishoboka. Ibi bintu ni ibiki koko? Sinduza ari imboga Ubusizi ni imboga. Shari ndebera ngo. ariko izi ni imboga Zisa ni imboga. Ariko mama. Mbo. izi ni imboga ariko Sheri yicara ngiye kubikurikirana. Niko. Wagisenze bininde bikoze. Ejo bundi mu buriri ubwa kabiri bigiye mu biryo manigi vugisha ukuri wagisenze vugisha ukuri mvugisha ukuri se ukanje kucorotse ngo mu buriri ngiye kuzana inkoni ndakwega ngiye kuzana inkoni ndakwega Manini, umva kubwire, umva. Pierre yarakari. Agiye kuzana inkoni. Ibi bintu ni ibiki? ngewe rwose arambeshyera Aragukubita. Arambeshyera rwose. Uvugisha ukuri. Yewe mureka njyewe ngiye. Ndabona n'amasaha mfashe. Reka mbe ngiye njyewe ndabona ibyanyu ntabivamo. Njyewe ndabona ibyanyu ntabivamo rwose. Nituma agenda mbabwiza ukuri nituma agenda None se njye kuriye he n'ibyanyu njyewe uragenda ujya hehe uragenda ujya hehe none se ibyahanjye ndabizi. nagira ngo mvugishe ukuri Uvugisha ukuri si bose biki? mumbabarire genda nagira ngo mvugishe Kandi warwana wowe uzaba n'urubuga. Uravugisha ukuri se ibi biki se? nagira ngo mvugishe ukuri nagira ngo mvugishe ukuri Ariko si ibintu biki? ngewe rwose nagira ngo mvugishe ukuri Bivuge se. ukuntu byagenze nyine ngewe ukuntu byagenze niwe wanyoheje Indesi. wowe wanyoheje rwose Iki kigo kirimo kiranambeshyera. Kirimo kirambeshyera. ukuntu byagenze Ushaka kunsebya? Ndarengana ndare. mubwire ukuntu byagenze ukuntu byagenze mva mubwire ukuntu byagenze mva mubwire ukuntu byagenze mva mubwire ukuntu byagenze ngewe yarambwiye ngo wamutwariye umugabo wamutwariye umugabo Mureke nawe wamugore. na bya bindi bya mbere byo mu gitanda niwe wabimpaye rwose niwe wabimpaye Iki kigo kirimo kiranambeshyera. Gusa kikajya kibeshya inyuma. nabeshye ngewe rwose yananyemereye n'amafaranga rwose ngewe mvugisha Madagenda gucazwa hariya. Icazwa hariya. Babarira. Icazwa hariya. Chazwa. Icazwa hariya. kubeshyira Chazwa. turi hariya ariko ntabwo ari kuhambwiye se ntabwo ari kuhambwiye Chazwa. Ubundi se wanyangiraga ikora ngibyo byose. Ubundi se Wanyangiraga ikira. Nigeze nkundana Ibyo byose nawe. twamaze dukundana ubundi wanyangiraga iki? Nigeze nkundana nawe. Shano we by'umugore. ma urambabariye ma urambabariye Uretse. Aho nk'ibi byagiye bikizwa koko. Ayiwe. Icara nkubwire. Reka nkubwire Suzana. Uku kuntu warwanye ntabwo ari byo rwose. Muri Yakobo igice cyaho cya mbere. Umurongo wa 12 kugeza kuri 15. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba iryo data yasezeranyije abamwubaha. Ikindi nagira ngo nkubwire ngo kurwana uku nguku ntabwo bishobora kukuviramo umugisha ahubwo byakuviramo umuvumo. None rero uku kuntu uri kurwana urugana urimo reka sigaho urimo kwifungira imigisha yawe ukomeje no kubikora wazanakenyuka Twambura ubuzima. Ubwo urabona njyewe nishimye. rwose imana imbabarire Ubwo se shangiye utekereza ko ari njyewe wishimiye kuba ngana gutya nta mugabo mfite. Wowe rwose simba akunda rwose. None se ushaka kunyambura sheri wanjye ngo ntware? Urumva ibyo bintu washaka gukora bishoboka? Ntabwo bibaho. reka nkubwire muri Yesaya nagira ngo mbwire wowe na Maningi muri Yesaya
Yesaya igice cyaho cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga ngo naho ibyaha byanyu ngiye rwose Imana imbabarire rwose ngiye rwose Imana imbabarire Suzana niwe wabiteye niwe wabimbwiye bya bindi bya mbere ngo bishyire mu buriri arangije nibi ngibi niba bimaye niba mugira ngo ndabeshye ngahe ndanabirye muri we kabiri singiye ni foke nako nushaka kurisha na rushe noneho ngaho birye niba hakana ko atari wantu ese bakubwiye ko naje kurya hano yari yanyemereye n'amafaranga uzayihorere mama zampayange nta cyaha Imana itababarira ushatse rero wagarukira ahangaha nta mahoro y'umunyabyaha nanjye ni ukuri guhera uyu munsi sinzongera kubabuza amahoro rwose nkuko nari naragambiye kuzabatandukanya rwose kubera ko uyu mugabo yaranshutse tugikundana muri segondera akajya ambwira ko tuzabana hanyuma rero tugiye kurangiza arambwira ngo nta kinkunda ngo yikundira Vestine numva birambabaje ndavuga ngo nzabasenyera uko byagenda kose Musa uyu ni Imana yangeneye n'uyu nta wundi urare wowe ntabwo yera kungeneye bizi nta kindi twapfaga n'uyu mugabo rwose babiteye ariko ni ukuri nanjye ndihanye ntabwo nzongera kubatesha umutwe ni ukuri mani ntabwo nzabyongera ni kandi rwose n'Imana imbabarire nanjye ni ukuri nemeye kwakira Yesu umwami n'umukiza Imana iguha umugisha umuririmbyi wa Zabu yararimbye ngo nta cyaha Nyagasani atababarira namwe rero ku giti cyanjye nk'umuyobozi w'uru rugo na sheri wanjye niba mubabariye nanjye ndabababariye nta cyaha Nyagasani tababarira nanjye ndababariye Mani humura ndakubabariye sibyo nagiye nkwemerera kukubera umubyeyi humura ndakubabariye umubyeyi nawe ndakubabariye ndakubabariye umumuri Imana ikubabarire kandi ngiye kugusengera kugira ngo Imana ikubabarire ibyaha byose Mana ifite imbaraga nyinshi zikomeye Amen. ni wowe uri hejuru y'imbaraga zose za Satani tugushimiye izi mbaraga zose wafashe kandi tugushimiye ko Satani mwirukanye kuri mwene data turagushimye imbaraga zawe zimwuzure kandi ndabasabira imbabazi kandi ubashyigikire ndetse ubafashe mu izina rya Yesu Kristo amen. Abantu basenga ntibahinduke ukize ubuhenebere karundura Mana dutabara